cyane cyane nk'ibipimo byo muri ribu ibipimo by'ubugenzacyaha ibyo ntabwo tubizi ntitwabibonye kandi wumvise ko n'umushinjacyaha icyo atigeze gikomozaho ahubwo yarebye uburemere bw'icyaha atadukurikije uko umwana nimwe mwari mwasigaranye n'umwana mumufite turabona hagati yanyu mwembi harimo ubufatanyacyaha bikaba bigaragara ko tutashobora kubarekura kuko n'ubundi turakomeza icyaha kiri hagati yanyu mwembi ntabwo dushobora kwemera kubarekura kuko n'ubundi turacyakora amaperereza wumvise ko n'iminsi bayongereye gutangira avuga ibyo yavuze byose nkurikije uko nari nsanzwe muzi cyangwa se ko twabanye cyangwa se kuva iyo gahunda bavuga ngo umwana yishwe yavuze ibintu byinshi byo kubeshya birimo byo kubeshya kugeza n'aho bamuhaye umwanya ngo nta kindi yongeraho ahubwo asa n'aho we yitanze ubwe kuko yavuze ngo umwana ngo ni urufunguzo yamize ahandi aravuga ngo birashoboka ko umwana ngo yavuye mu bitotsi ngo akaza ngo akambakamba ngo akagwa mu mbabura ngo akaba ariyo yaba yaramutwitse nibajije se ko abivuga yaramubonye ese yari ahari ese ahubwo urwo rufunguzo uwo mwana avuga yamize rwahindukira rukamutobora mu musaya nk'abantu bakuru babyumvise cyane nk'abacamanza cyangwa se n'umushinjacyaha n'abandi bahari bose twese twajujuye dushaka kuba twanavuga nuko bitemewe kuvugira hariya mu rukiko ariko nta muntu utari kumubaza buriya baduhuba ngo tumubaze kuko yinyuzemo cyane nshingira mvuga ngo n'abariya bari wenda bashinzwe kuzakurikirana biriya bintu cyangwa se gutanga umwanzuro ibyo bintu bagende babyigeho banabirebeho banabitekerezeho kuntu umwana yagiye akamira urufunguzo rugahindukira rukamutobora mu gutwi kuntu umwana yagiye kese imfunguzo yabaye kangahe iyo shuro yari ya kane uwo munsi umwana yapfuye ari shuro ya kane ni gutumbwira ko umugambo utateguwe n'eshatu za mbere niwe wazizanye n'ishuro eshatu zose niwe wazizanye bafite impano yo gutwara n'iya kane niwe waruzanye n'iyo shuro ya kane umwana yapfuye niwe waruzanye umbwira gute ko ahubwo ni kabombo ni ruharwa ariya ni amaraso arimo atembera mu buzima bwe genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire yego twongere tubashimira inshuti bakunzi ba ITV Rwanda ndetse n'urugendo TV online twiyemeje gukurikirana iby'iyi nkuru mu bijyanye n'ubutabera umutekano politiki na diplomasi turi ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo aho twaje kumva urubanza Mukeshimana Marie Rose ndetse na Mutuyimana Liberata bakurikiranyweho icyaha cyo bakekwaho kwica umwana Michel yishwe tariki 11 z'ukwa gatanu 2023 ubu ngubu turi 12 z'ukwa gatandatu kwezi kwari gushize turi mu rukiko ariko imbere yacu turi kumwe na papa w'umwana mumaze kumva imikirize y'urubanza uyu munsi reka tutangire tubaha karibu muzehe murakoze cyane murakoze cyane murakoze cyane mwakurikiranye urubanza kwifungwa n'ifungurwa ry'aba bantu mwumvise ukuntu bireguye nka Mukeshimana yireguye ndetse na Mutuyimana bariregura wowe nka papa wumvise ibikirize imyiregurire yabo imeze iteye ite turabanza gushimira ubutabera kuko ubutabera bw'u Rwanda burakora cyane kandi bugakorana n'ubushishozi tubanze gushimira ubutabera kuba tubona dufite icyizere ko umwana abamwishe bazagaragara kuko twumvise imyiregurire twumvise ubushinjacyaha uko bwabivuze uko bwabashinjije ibyaha hakurikiraho umwanya wo kwiregura kwabo ariko imyiregurire yabo wumvaga harimo ikibazo giteye gite kuko ndebye ku myiregurire ya Mukeshimana asa naho afite ikibazo kihahamuka kuko yageze nyuma baramubwiye ngo niyongere ntacyo yongeraho ubona ko noneho ibintu bishiraho kuzamba
amaraso ni nkanjye washoboye kwitegereza nahise mbona ko yivuguruje ibyo yavuze mbere asa naho yabitabye dukurikije imyiregurire ye kandi harimo no kubeshya dukurikije noneho imyiregurire yakurikiyeho ya Liberata kuko yasobanuye ibintu nk'uwari uhari neza Liberata umukozi uko ibintu byagenze akantu kose yakavuze ariko ukumva nka Mukeshimana yakikiye ukuri mbese yahunze ukuri yahunze ibyo yakoze nyine niko navuga yahunze ibyo yakoze kugeza ubu wowe uramushinja buriya twebwe hari ikintu umuntu hari umugani wenda umuntu yaca mutoya abantu babiri bari bari mu rugo abantu batatu bari mu nzu umwe aza kwicwa amaze kwicwa wari umushinjwa ajya guhuruza ko umwana asanze yishwe kandi yari kumwe na mugenzi we iyo urebye muri ako kagani gatoya numvaga ndi guca ese muri abo bantu bombi ninde wishe umwana umwicanyi ninde uhita ubyumva aho bigana cyane cyane ko ushobora no kwibaza uti se muri abo bantu babiri ukurikije wari wirirwanye umwana ukurikije nuko hari uwashutse umukozi uhita ubona ngo who is criminal uhita ubibona mu bintu byose Mukeshimana ni akagani gatoya ariko ni akagani gatoya buri muntu wese yumva gasobanutse yego mu bintu byose Mukeshimana yavuze ari kwiregura hari aho yageraga ugahita ubona abantu bo mu muryango amarangamutima yongera kuzamuka y'agahinda ni iki kintu yavuze nyine nawe ubwawe wumvishe ko yabeshye cyane hariya birumvikana iri imbere y'ubutabera hari ukuntu wishushanya kugira ngo wifatanye n'abagize ibibazo ushaka kugaragaza nyine ko uri kumwe nabo uhereranye nabo wabatabaye cyangwa se wagendanye nabo ngiye mbona nako yashatse kugaragaza ariko kubeshya byo byari birimo akantu ko kuba yaje anatwaye Bibiliya dore ko turamusanga Bibiliya ni ukwishushanya by'iki gihe nta yindi ntwaro afite yabona yakwisunga kuko n'uwina mbere akiri mu rugo hariya yarasengaga akoresheje Bibiliya yari yarashinze n'icyuma cy'amasengesho hariya we abantu bakajya baza akabahanurira akabasengera biriya ni ukwishushanya ntabwo njye nabitindaho ni ugushaka nyine icyamufasha kuko abona ibye bitazoroha mu kwisobanura kwe biragaragara ko ari gushaka gushyiraho umukozi icyaha cyane baraterana agapira umwe ni wowe undi ni wowe ndetse hari aho biri kugera Mukeshimana akanemeza ko Mutuyimana ariwe wishe umwana biriya nyine iyo ubibona buriya hari irindi banga tutashoboye kumenya cyane cyane nk'ibipimo byo muri RIB ibipimo by'ubugenzacyaha ibyo ntabwo tubizi ntitwabibonye kandi wumvise ko n'umushinjacyaha icyo atigeze gikomozaho ahubwo yarebye uburemere bw'icyaha atadukurikije uko umwana nimwe mwari mwasigaranye n'umwana mumufite turabona hagati yanyu mwembi harimo ubufatanyacyaha bikaba bigaragara ko tutashobora kubarekura kuko n'ubundi turakomeza icyaha kiri hagati yanyu mwembi ntabwo dushobora kwemera kubarekura kuko n'ubundi turacyakora amaperereza wumvise ko n'iminsi bayongereye ni ukugira ngo banoze ibintu bagendeye no mu magambo n'ibindi bimenyetso wenda tudafite twebwe bo bafite by'ubuhanga
bizagaragara nyuma batagaragaje hariya. harifuzwa iki n'umuryango wa nyakwigendera ku bijyanye n'ubutabera murasaba iki? Twebwe icyo dusaba tuzi ko ubutabera bw'u Rwanda ari ubutabera bwiza bufite imbaraga bufite n'ubushobozi. Twumva rero ko turabwizeye ubutabera turabwizeye tuzabubona ko turabwizeye burakora bufite imbaraga bufite n'ubushobozi bufite n'abahanga mu gutahura ibyaha. Twizeye ko ubutabera rero tuzabubona byanze bikunze hagati y'abari abantu bombi. Twebwe tuzi uwatwiciye turamuzi ariko ntabwo turi ubutabera kugeza ubu muramuzi. Twe ntabwo turi ubutabera ntabwo turi ubutabera ubutabera bufite inshingano zabwo ariko nkatwe twiciye umwana nk'ababyeyi b'umwana. Hari umugani abanyarwanda bavuga ngo umuntu ayoberwa umwibye ayoberwa hamuhisha ariko ayoberwa umwishe umuntu ntayoberwa umwibye ariko ahabwa ayoberwa aho yamuhishe. kugeza ubu mwebwe hagati y'abariya mwese mwemeza ko ari nde wabiciye umwana? Twebwe dukurikije iminsi yose twabaye hariya icyaha kirafata uriya muturanyi. Tubona twebwe icyaha gifata umuturanyi cyane 90%, 99%. Kirafata umuturanyi kuko imfunguzo nubwo umushinjacyaha atabigiyemo cyane ntabwo zabuze inshuro imwe, zabuze inshuro zirenga 3 kandi ari uzizana. Icyo ni ikimenyetso simusiga cyuko yari afite umugambi wo kutugirira nabi wo kuduhekura. Twe tutabizi birumvikana. Umugambi w'igihe kirekire. Umugambi w'igihe kirekire bagiye utegurwa funguza akazitwiba tugahindura sirendere tukayihindura akabona twabihinduye kongera agapanga undi mugambi akongera akaziba. Bigera kuri izo nshuro zose tubona ko umugambi wateguwe iminsi myinshi. Biriya byo kwirengagiza uburemere bw'icyaha ashinjwa ahubwo akagaragaza ko afite impungenge nawe z'abana be dore ko yavugaga ko ngo bari kwandavura byo ntimwahita nko gushinyagura. Icyo ngicyo ni ubushinyaguzi ko amaraso yamenetse byanze bikunze agomba kubonerwa ubutabera. Ntabwo wavuga ngo abana ntibariye ibiryo, ntabwo wavuga ngo abana bari kumwe na se nta kibazo bafite. Sarahari abana n'abana be niba bafite ikibazo wenda kindi social, icyo ni ikibazo cyoroshye ariko biriya ni ubushinyaguzi kuko ntabwo ari amaraso y'inzirakarengane y'igisekeramwanzi yamenetse ngo uyakine hejuru kandi kudushinyagurira rwose. Aranavuga ko izina rye ryandagajwe kandi mu bintu bidasanzwe. Niwe waryandagaje kuko ntabwo ari ubwa mbere arazwi ukora ibintu kenshi n'Imana ikakwihora ukagira ngo uhanye nayo. Reka tugushimire ariko amazina wanatwibutsa. Amazina yanjye nitwa Uworoheje Ange Marshal, ndi umwarimu muri groupe scolaire Nyarubuye Remera Rukoma mu karere ka Kamonyi. Murakoze cyane. Murakoze abanyamakuru. Reka Yado muraho neza? Muraho. Ihangane cyane. N'ubundi turi ku rukiko ku ngoro y'ubutabera urukiko rw'ibanze rwa Gasabo twaje kumva urubanza ruregwamo Mukeshimana ndetse na Mutuyimana. Abangaba rero bakaba aribo bakekwaho kwica Michel. Nawe uri se wabo twabonye bari babajwe n'urupfu rw'uriya mwana. Uyu munsi wari ku rukiko wumvise imyiregurire y'impande zombi. Reka duhere ku kibazo cya mbere, wakiriye ute ukwiregura kwa mama Mukeshimana? Njyewe ubwiregure bwe sindi ubutabera ariko ubutabera n'ubw'abanyarwanda kandi n'ubw'abantu bose muri rusange. Ubwiregure bwe rero njyewe nshobora kuvuga wenda mukavuga ngo ni amarangamutima y'umuntu wabuze umwana ariko buriya hari icyo itegeko riba rigenda riteganya. Ingingo ya 42 y'itegeko nshinga ingingo ya 42 yerekeye imanza z'inshinjabyaha ivuga ko buri munyarwanda uwo ari we wese agomba guhabwa ubutabera hatitawe ku wari we cyangwa n'aho avuka n'aho abarizwa.
bidatewe n'aho aturuka agahabwa ubutabera bukwiriye. Niyo mpamvu nanjye manengero ntabwo ndi ubutabera ariko mvuze amaranga mvuze ntabwo ngiye nkurikije imyiregurire y'uregwa, ntabwo ngewe numva mwavuga ko aranga amarangamutima ariko si amarangamutima, namwe mwabyibone mwari muhari mwanabyumvishe. Abantu bari bahari cyangwa se mwese mwumvishije, byabaye byiza ko bakurikira urubanza. Ubwo rero umudamu avuze ko yatangiye avuga ko icyaha atacyemera ariko atanagikoze. Bamubajije asobanura avuga ko yavuye mu rugo akajya gushaka imboga ndetse akajya no kuzitunganya akagaruka. Ibyo twese ni ibintu mu buzima busanzwe tubamo bishobora kuba twanakora, ariko wagejeje ku kibazo cyo kumeze si umwana yishwe nande, asobanuye neza avuga ko atazi uwamwishe. Hari naho yivugiye ubwe ngo uwazanye imfunguzo mu murima niwe wishe umwana. bakomeje baramukurikirana bati uwo ninde. Aha baranamukurikirana bati uwo muntu wishe wazanye izo mfunguzo ninde. Ntiyigeze agaragaza uwazanye imfunguzo ngo azishyire mu murima. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, kuba atagaragaje izo mfunguzo akagaragaza ko ariwe wazizanye, ubwo akemeza ko yazizanye, kandi yamaze kuvuga ko umuntu wazijyanye mu murima ariwe wishe umwana. Ubwabyo birahagije kuba yanagaragaza ko niwe wazanye imfunguzo azikuye mu murima, kandi yivugiye ko uwishe umwana ari uwajyanye imfunguzo mu murima, kandi ntagaragaza uwo muntu. Ubwabyo itegeko rivuga ko ingengo ntibuka neza ariko ivuga ngo gushidikanya kuregwa birengera uregwa. Bivuze ngo ubwiwe kuba aregwa yashidikanije, yagize ibyo bita gushidikanya, ntagaragaza uwajyanye izo mfunguzo kandi niwe bazisanganye, ni nawe wazigaragaje. Bivuze ngo ubwabyo biremeza ko izo mfunguzo zemeza ko ariwe wishe umwana. Ikindi cya kabiri, hari ahantu yavuze ngo imfunguzo ngo yari yazitoye, wenda nuko ubushinjacyaha butinjiye muri dosiye cyane, ibi ari byo bita ifungurwa by'agateganyo, ariko hari ahantu nzi neza muri dosiye cyangwa se natwe tunazi havuzwe ko ndetse n'abanabyemera ko twagiye tubura ifunguzo inshuro irenze imwe. Iyo nshuro yari iya 4, kandi izo mfunguzo twamara kwica serende twashyiramo indi akazizana avuga ko ari wazitoye, ndetse n'uwo munsi wo gupfa k'umwana avuga ko ari wari wazitoye. Ni gute umwana? Bivuze ni umugambi w'igihe kirekire wateguwe mu gihe kitari munsi y'ukwezi, kuko niba ndetse byaranageze naho umwana wabo mutavuga ngo akabwira abana bacu ngo nimugende murebe Michel yapfuye, umwana muto akavuga ngo nimugende murebe Michel yapfuye. Bivuze umwana hari amakuru nawe yaragize ate yari afite. Rero bivuze ngo akivuga ngo ifunguzo bigaragara ko n'ubundi nyine aremeza ko yazibonye, kuko ari wenyine wahora gutoragura izo mfunguzo, kandi akazitoragura uko bishe serendere yari iri mu muryango. Ikindi, hari ahandi hano yavuze ngo yinjiye ngo yamwimye imfunguzo ngo cyane nawe ubwe yemera ko yazimwimye, amubwira ko atari izabo ngo cyangwa se ari izabo bari barataye kera, kuko yabanje kuzihakana. Kuko yabanje kuzihakana. None se ko zitari zimufitiye akamaro, ubundi kuki yaza guhita zimuhereza, noneho bikarangira bigaragaje ko n'izo mfunguzo ari yazimuha. Bivuze ngo we yatwaye imfunguzo azi kwenda aho umwana aryamye hafunze. Kigaragara yazitwaye azi ko aho umwana aryamye hafunze, ariko asanga hasi aho umwana yari aryamye. Noneho no mu kugarura imfunguzo yazigaruye agira ngo agaragaze ko ari umwere yabatoraguriye imfunguzo nk'abantu bazibuze. Nihaza uvuga ngo umwana yapfuye, bivuga ngo bigaragare ko umukozi ari we wazitaye ajijisha, bigira inyuma gatoya amaze kumwica, bigaragare ko umukozi ari we wazitaye amaze kwica umwana, noneho undi akazitoragura. Ariko mu by'ukuri nkatwe tuba kuri tere cyangwa twabanaga nawe,
imfunguzo niba uzibuze rimwe ukazibura kabiri ukazibura gatatu ku nshuro ya kane umwana agapfa umwe wazitoragura akagaragaza ko n'undi yazitoraguye kandi umwana yapfuye yiriwe mu rugo bivuze ngo ni umwicanyi twe ibintu no kuca ku ruhande mufifeka ngo muravuga nde oya niwe wamwishe sindi umucamanza ariko byonyine na relagisiyo y'uko avuga aturagurika nk'ibigori by'injugu nazo zanze gushya ubwabyo hari icyo bigaragaza hari ukuntu koko ukuntu uvuze ni uburenganzira bwawe kuvuga utyo ariko si wowe ufata icyemezo birumvikana nyine nawe navuga ngo sindi ubutabera yifitiye ubwema mu rukiko ubona afite confidence yo kwiburanira kandi biriya ni karita none se nk'umunyamakuru waruhare nanjye nkubaze kandi unsubize ni gute wowe wasobanurira umuntu ngo umwana yarapfuye uwo munsi yapfuye utoragura imfunguzo zo mu cyumba ubundi icyo cyumba kigezemo ngaho nsubiza uwo munyamakuru yazitoraguye nk'umugiraneza none umugiraneza si umugiraneza utoragura rimwe kabiri gatatu ubundi kandi ukazitoragura ari uko ikibazo cyavutse ibyo bishobora no guterwa nuko ari umuturanyi umuturanyi none umuturanyi wa hafi warangiza umunsi wa mbere bakisha serende kuki utazizana mbere yuko se reka ubwo niwe munyamakuru wereka nkwite ko ari wowe kuki utazi reka nanjye nkubaze kuki utazizanye umwana akimara utazizanye batarica serendere bwa mbere ukazizana uko serendere bayishe ejo nanone bakongera bashyiramo indi nanone ukongera ukagarura iza mfunguzo zongeye zabuze bivuze ngo buri umunyacyaha ari cy'ubugambiri kitari cyiza kandi igisubizo twarakibonye umwana yarapfuye kese imfunguzo yabaye kangahe iyo nshuro yari ya kane uwo munsi umwana yapfuye yari inshuro ya kane ni gutumbwira ko umugambi utateguwe n'eshatu za mbere niwe wazizanye n'inshuro eshatu zose niwe wazizanye bafite impano yo gutora n'iya kane niwe waruzanye n'iyo nshuro ya kane umwana yapfuye niwe waruzanye umbwira gute ko ahubwo ni kabombo ni ruharwa ariya ni amaraso arimo atembera mu buzima bwe ni inkora amaraso ahubwo ngewe ku giti cyanjye nta nakwiye ubundi ararushya leta kubera iki agiye kurya ibiryo bya leta azareba umupira arebe televiziyo aya makuru azayarebe kuri YouTube kuri televiziyo za gereza ajya akurikirana imikino oya ahubwo nubwo bakwiye ubutabera ngewe nshishoje mu bushishozi bwanjye nigeze nkora mu bintu by'ubutabera kera nigeze mbibabwiraho uriya muntu mbona njye bazagerageza gucika ubutabera nkurikije relagisiyo namubonanye mu rukiko uriya muntu azacika ubutabera ushatse kuvuga icyaho nshatse kuvuga ko azagerageza gucika ubutabera pe namwe mwabyiboneye uburyo anavuga ateragura amaboko nta nubaha ngo agaragaze ko ari mu rukiko ari ashobora kuzagerageza gucika ubutabera ahubwo bamukaze bamukomeze ubundi yakaba ajya gufungirwa nka hariya Karisimbi na Sabyinyo ahantu aba ari wenyine umwe bibaye yicarubozo oya none se ibyaha yakoze si marayika yishe umuntu utari bumurwanya ariko nawe fata aha noneho turabizi ko itegeko ari ibyo wowe bimushinja umaze kubimwemeza wowe mu magambo yawe nta urukiko ntirwafata umwanzuro nyine ibyo nabivuze nanjye nanje kwisegura ngo sindi umushinjacyaha sindi n'ubutabera ariko ntawe ngaho ufata impumyi ufata umuntu ufite ubumuga bwo kuba ari ikiragi atanabona umukore ihohoterwa wowe yujuje ibyo byose bisabwa iyo ugeze mu rukiko hari itegeko riteganya none wafashe umwana w'umwaka n'amezi 8 arasinziriye ufashe icyuma urakimuteye aramwishe umwana w'umwaka n'amezi 8 icyambere ntari bukurwanye noneho ikindi gikomeye uwo mwana arasinziriye ufashe icyuma ukimuteye mu musaya urafashe ikindi uragitwitse ukimushyize mu ruhanga umwana uramwokeje mbega urumva kumwica ntibihagije mbega ni ugufata intumbi ukajya ugenda ukuraho akaguru ukuraho urwara kumwe umuntu umwica wamara kumwica ukajya ugenda ukabojoramo ukajugunya wumvise uko yisobanuye se ariko nawe yanabyivugiye avuga ko urakoze cyane we ngubaze kubera imbabura yari hafi aho ngaho aha none umuntu usinziriye akambakamba ate kugira ngo imbabura umwotse none se ubundi ko yari umwana ugenda yari arimo akambakamba icyo ni icya kabiri icya gatatu yavuze ko urufunguzo yarumize rurangira bagaruka rumujomba mu musaya namwe mushyize no muri logique nk'abantu bakuru tutitaye iby'amarangamutima tutitaye sinzi urufunguzo yarumize rugera mu nda ruva mu nda ruragaruka rujya mu musaya rumutobora umusaya amaraso arasungunuka kugeza apfuye bivuze ngo urabona ko anabyivugiye neza nta n'ubimubajije ahubwo umutego mutindi ushibuka nyirawo akihibereye yihangane nta kundi ariko twebwe nyine aradushanguye nta kundi aradutobatobye
aduhinduye inyama ibishegeshe twaboze twaboze ariko nyine nta kundi ihangane ariko ikibazo kindi avuze gikomeye cyo kwitwaza abana icyo cyashyire hasi ise wabo ibintu yabeshye ngo se wabo ngo yarafungu nabyo byangiye mu gifu numva nahaguruka ngasobanura kandi bitemewe yavuze ngo se w'umwase umugabo we ngo yarafunguwe ngo induru zirakorera kandi mu basabye ko afungurwa nanjye ubwanjye igihe narabisabye ndavuga ni dukurikije ko uyu mugabo atari ari mu rugo akaza asanga ikibazo cyavutse wenda nk'umuntu utaratabaye kuko atarazi ibyabaye ubushinjacyaha bukabigendera bukamurekura yarangiza avuga ngo baramufunguye ngo induru zirakora izihe abana bari kumwe na se uwacu twamujyanye mu irimbi hirya mu bihuru inyo zaramuriye iwabo ababo bararya uwacu arangije arabora turangije turacukura turahamba abacu arabaroga yanabiha akareba ko atabaroze ngo ari ibyabaye nyuma anza birya ibyo birya yaroze abana bacu arabimwambura ajya kubimena turangije twebwe tuba abantu nitwaba impyisi tujya kumuvuriza umwana ari mu rugo ari kumwe na ba nyina wabo ari kumwe na ba nyirasenge ari kumwe na se uwacu twamujyanye mu irimbi yazarangiza akaza gutera iseseme umva reka ndekera ahubwo reka ndekera kuko arimo arafata icyuma akajya ashinga ku nyama yanjye y'umutima nk'undi urunya ruri kujagata ari njyewe rero ihangane mu by'ukuri ibintu byo kwitwaza nk'umwana ngo urumva none se niba tugarutse inyuma amata kuri uriya mwana w'umukobwa ko mwari muhari aravuze ngo yarampamagaye anshyira mu nzu kumuhamagara ubwabyo ni ikintu kimwe urumva ngo yamuhamagaye amusanga iwe mu nzu bivuze ngo ni umugambi yateguye nyine aramuhamagara ngo ino mu nzu atangira amwereka amafoto nyuma y'amafoto ati ntonorera tungurusumu arasohoka amusiga mu nzu hafi isaha nyamukobwa abonye arangije ibyo akora ashaka umuntu ntiyamubona ko yari asohotse yavuze ko isombe mwarahageze biri byiza cyane inyuma kuri tuwarete n'igikoni cyari kiri isombe ryabirira mu ziko uri hahandi inyuma ukabyumva uri muri saro ngo isombe ryabiriye mu ziko ngo ndi muri saro ndabyumva sohoka ngiye kureba isombe riri kubirira mu ziko iryo sombe ryabiriraga mu ziko uri inyuma mu gikari ukamenya ko ryabize umwana ugasanga yapfuye rero ikigaragara uriya mugore Imana yo mu ijuru niyo yo guca urubanza ariko umwana wacu twarahambye nyine tugomba kubyakira ariko leta y'u Rwanda ingaruka z'icyaha zigomba kumubaho byanga bikunze kuko uwacu yarapfuye wiwe turavuza ari mu rugo ariko nta kundi ariko uwacu twarashyinguye ariko akeneye kuhabwa iki ubutabera kuko inshuti n'imiryango dufite intimba nyinshi yo kubona umwana w'umwaka n'amezi 8 yicwa agahambwa byaba agahinda n'umubabaro ndetse n'igifu cyaturya kumva ko umwana w'umwaka n'amezi yapfuye ntitubone ubutabera bukwiye ubwo iyo mana tuvuga ngo turasenga cyangwa ubwo butabera twaba dufite byaba bitabaho ari Imana yabitabaho n'ubutabera bwa kuko ntago ari ikivejuru cyavuye mu ijuru ngo kiza cyica umwana iyo mana yemeye ko umwana apfa ntiyaba igira ubutabera bwo kugaragaza umunyacyaha twebwe tugiye mu buryo bugaragara bwa gikristo Bibiliya ngo tubabarire abanzi bacu mbere yuko badusaba imbabazi mu by'ukuri twebwe twaje kumubabarira ariko ni ingaruka z'icyaha zibaho niyo mpamvu dukeneye ubutabera murakoze cyane Jado murakoze Imana ibaho umugisha ihangane cyane ariko no mu mizi muzabe muhari tuzaba duhari kandi muzanadusabira bamuzane kuri tere muzadukorere ubuvugizi bamuzane kuri tere kuko dufite ibihamya by'abandi bantu barira batabashije kubana uko bavuga murakoze cyane yego mama Michel nawe wari mu rubanza wari mu rukiko wumvise imyiregurire y'umuturanyi wawe tangira utwibwira hanyuma utubwire nawe ko wumvise imyiregurire ye amazina yanjye ni Nyirankundimana Console uravuga cyane kubera hirya
amazina yanjye ni Nyirankundimana Console. Yego Console. Mumbajije ngo mbabwire uko mu rubanza numvishe uko bireguye cyangwa se uko nabyumvise. Ndahera kuri Mutuyimana Liberata ari wo mukozi wanjye. Nshingiye ku byo yavuze ukuri kandi akuvuga nk'umwana kuko ntago ari no kuvuga ibindi birenze ukurazi. Ukuri yavuze wumvise ari nk'ukuhe? N'ukuri ko yavuze nuko yiriwe mu rugo. Ibyo yasobanuye nibyo yabonye. Nta binyoma yasizemo, nta guca ku ruhande. Numva yavuze iby'ukuri agomba kuvuga. Ngiye kuri arya ni Mukeshimana Marie Rose gutangira avuga ibyo yavuze byose. Nkurikije uko nari nsanzwe muzi cyangwa se ko twabanye cyangwa se kuva iyo gahunda bavuga ngo umwana yishwe, yavuze ibintu byinshi byo kubeshya birimo byo kubeshya kugeza naho bamuhaye umwanya ngo nta kindi yongeraho, ahubwo asa naho we yitanze ubwe. Kuko yavuze ngo umwana ngo ni urufunguzo yamize, ahandi aravuga ngo birashoboka ko umwana ngo yavuye mu bitotsi ngo akaza ngo akambakamba ngo akagwa mu mbabura ngo akaba ariyo yamba yaramutwitse. Nibajije se ko abivuga yaramubonye, ese yari ahari, ese ubwo rufunguzo uwo mwana avuga yamize rwahindukira ukamutobora mu musaya. Nk'abantu bakuru babyumvise cyane nk'abacamanza cyangwa se n'umushinjacyaha n'abandi bahari bose, twese twajujuye dushaka kuba twanavuga nuko bitemewe kuvugira hariya mu rukiko. Ariko nta muntu utari kumubaza buriya baduhuba ngo tumubaze kuko yinyuzemo cyane. Nshingira hamwe mvuga ngo nabariya bari wenda bashinzwe kuzakurikirana biriya bintu cyangwa se gutanga umwanzuro, ibyo bintu bagende babyigeho banabirebeho banabitekerezeho. Kuntu umwana yagiye akamira urufunguzo rugahindukira rukamutobora mu gutwi, kuntu umwana yagiye akava mu burire ngo aryamye ngo ashobora kuba ari ibitotsi yari afite ngo akagwa mu mbabura ikamutema kabiri mu muhanga. Ibyo ni ikintu cyerekana ko ibyo ari kuvuga ubwe we mbese ari nko kwishinja ibyo yaba yarakoze. Niko nyine ukibyumva wumvise umbaye ute wowe nka mama w'umwana? Ngiye nkibyumva nagize agahinda, numva nuko ntawari kumpa ijambo. Numvaga navuga ngo nansobanurire neza ibyo ari kuvuga ko numvaga ari uruje ari nk'agashinyaguro ari kudushinyagurira. Ari kujijisha mbese kurijisha ko ari n'ubugoryi afite kuko kuvuga biriya bintu aho yagiye akicecekera kuko ntutukane da. Ubwo rero numvaga rwose 90%. Nkurikije ibyo yasobanuye uriya muntu wangiciye umwana. Ukurikije ibyo yasobanuye? Ibyo yasobanuye byose n'undi wese wari uhari mu bantu bari bahicaye cyangwa barayabwiraga b'abacamanza n'umushinjacyaha, ni abantu bakuru, ni abantu bize, ni abantu babifitiye ubushobozi. Ntekereza ko hari ibyo bakuyemo nubwo batabitubwiriye hariya, ariko bazatubwira umwanzuro kandi ntekereza ko hari icyo bakuyemo. Uravuze ngo ukurikije ibyo wavuze, ni ukuvuga ko amakuru wari usanga ufite nk'umuturanyi cyangwa se nk'umuntu n'ubundi iperereza ryabereye kuri tele byavuyemo n'uburyo wari usanzwe ubanye nawe nk'umuturanyi wawe, uyu munsi nibwo wanzuye cyangwa wumvishe neza ko ari we waguhekuye cyangwa se n'ubundi? Ntabwo ari uyu munsi gusa, kuva bikiba bagihamagara umukozi wanjye bakamubaza tubwire byagenze gute, ninde wishe umwana, kuko yisobanuye kuri RIB nari mpicaye. Nahise mbona ko bamugora wangiciye umwana, n'abaribu baravuga ati yewe umwana ntabwo yishe uriya mwana wawe, ahubwo mutuzanire umugore ari kuvuga cyane ko yavugaga iby'imfunguzo. Uwo mwana wanjye yamuhamagaye mu masaa 3 uwo mukozi arambwira ati ari ku rufunguzo rwo kuri salo ndarubuze, ntabwo nzi umuntu urutwaye. Ndamubaza se rushakisha mu ntebe hose ukuremo n'imisego ugerageze urushakishe ko warubona. Mukanga arambwira ati ndarubuze nashakisha ntako ntagize n'intebe nazikuyeho nta rufunguzo ndi kubona. Ndamubwira ati wumve ntuva aho ngaho mu rugo, dore batwaye inshuro 3 bazitwara dushyiramo silendere. Uwo mugore akaza akambwira ati dore za mfunguzo ndazikuboneye, kandi mu gihe ntahindiye silendere ntigeze ambwira ngo rwa rufunguzo nguru. Yacungaga amaze gushyiramo indi silendere agahita aza akambwira ati yewe ati ndarubonye, kuko yabonaga umugambi we yari afite atarabona uko awugeraho yahitaga arunzanira. Yakongera kurutwara none nk'umunsi umwe, kuko uwo munsi naraga nshyiramo indi silendere yaragutwaraga mu gitondo nkabwira umukozi tuguma aho ngaho
cyangwa se ngasiga nk'abana nkabasibisha ku ishuri ntibajye kwiga uwo munsi nkavuga ati mwicare hano muhagume ngahita nshaka umuntu ugira gute ushyiramo indi sirendere yabona ko nayisizemo agahita ambwira ati za mfunguzo zawe ngizi ndazikuboneye rimwe yanambwira ati ariko mugira uburangazi rwose ati buri munsi muti imfunguzo ibyo bintu yanabigarutseho nta nubwo namusubije nahise mwihorera nawe ubwo yabivuze ko yabitubwiye nawe mbusha ko yabivuze ko yatubwiye ko tugira uburangazi ntekeza no kuri uwo munsi nubwo avuga ngo uwishe umwana bamaje ngo se ninde wishe umwana aravuga ngo atekereza ko uwamwishe ngo ari umuntu wari watwaye za mfunguzo ngo akazita mu murima we ese uwo muntu ahise nibaza uwo muntu waje agatwara imfunguzo kuri porutaye hakinze mutuye imana hari nawe ahari ntibamubone akajya kuzishyira mu murima w'uwo mugore yari yagize yerekwa ko ari uri buziwe n'uwo mugore ku buryo ese we yavuye mu rugo ajya muri uwo murima we ahita abona ko za mfunguzo bazitaye aho ngaho mbese navuga ngo yari agiye kuzira azi ko zihari cyangwa mu yandi magambo we niwe wari uzifite kuko nabonaga ko ari wari uzifite abona ko nta kundi ari bwisobanure hariya ariko 99% niwe wangiciye umwana nta bindi byinshi nongeyeho 99% niwe wangiciye umwana yaje yiyambariye neza igitenge twaye na ka Bibiliya ubona nareba amasoma n'indirimbo yarari gusoma Bibiliya mo hariya nk'imbere yarari gusoma imirongo n'ubundi yamwe avuga ko ari umuntu usenga nkihagira avuga ngo ndasenga nanjye arambwiye ngo ninza nsengere ndavuga ko njyewe ntago njya mbona umwanya kubera ko umwanya mbura n'uwa mu gitondo njye nsenga mbyutse nkanasenga ngiye kuryama nako kanya mba mfite ubwo ntago nabona umwanya nyuma za kumwatizana umwana we musengere uriya yishe ati nabonye arwaye ndahaga tumwange ndi kumuvuza ariko nta mpamvu yo kumusengera ntekereza ko Imana izakora mu miti yo kwa muganga urumva ni ibintu yamaze iminsi yihishamo cyane ko nabonaga ari n'umuntu w'umukene ashaka kuba ari gusenga yenda bwatabona amaramuko kuko nimba asengera ngo akamuha igihumbi akarya uwo munsi ejo yamubura akirirwa atariye yashaka kuba ari no kubatubura nk'uko n'undi ari gutuburira abantu hano muri gereza na hano hose nabonaga gutwara no gutuburira abantu twese se ntitwaba Kristo ubu ngubu ariko se nde waje yitwaye kugira ngo babone ko asenga nta muntu ukireye kubona ko dusenga bya ni ibitubano byo kugira ngo ajijishe abantu kandi nta no kubajisha kundi kuko ukuri kurigaragaza kandi ukuri kuzivugira niba natari nawe iriya jambo ry'Imana twaye mu ntoki rizamushinjira cyangwa rimushinje kuko baba ngo ni inkota yamujya biri jambo ry'Imana ntekeza ko atakina naryo kurifata mu ntoki avuga ibintu nka biriya ahubwo namubwira ngo n'ubutaha azarisige kuko kuri twa ntacyo bimaze rwose ahubwo acyashaka ikizamushinja n'icyo ari kwizanira nk'umwizera rifite nk'irizamushinjura uba nk'umwizera aha ni hagati y'abantu ni Bayali n'Imana turi kureba twese ubu ngubu turi kureba Imana Bayali niba ari Bayali ariko niba ari Imana nawe izatwereka umuntu wishe umwana hagati y'abantu babiri izatanga ubutabera mu kwishinjura ati mbabajwe nuko ndashaka ko mundekura abana banjye bari kwandagara biriya byo nk'umuntu ushinjwa ko yaguhekuye ntabwo bifata nk'agashinyaguro mu gihe uwawe wamushyinguye ndetse bikabije kubera ko biriya nako yanamwishe yikunze ntiyakunze uwanjye we yakunze abe ni agashinyaguro gakabije kubera ko abana be ise arabafite yatashye ari kubitaho kandi bafite ba nyina wabo bafite imiryango iri hafi aho ngaho bari kubitaho ntekeza ko ibyo kubivuga ni agashinyaguro kugira ngo dushinyagure atubabaze adukore ni ukudukora he ni ukudukora mu nkovu ntako nabivuga ababajwe n'ukuntu yagutabaye akaguherekeza kwa muganga akajya gushiduka abona amapinga arimo kumujyamo njyewe kumuherekeza ni abantu babimuhase ntabwo ari ubwo yigeze abitekereza ngo amerekeze kuko nyine ageze ku muhanda unafatiye moto abantu bari bahagaze agase ko agiye wenyine nkawe muturanye wamuherekeje ariko ubwo se wigeze ategeza kumperekeza ni abantu bamusunitse baravuga ati genda umujyi umugendane dore ari wenyine nta wundi muntu wari wahagera mu muryango we cyangwa se baziranye niwe mumanukanye mumanutse inyuma nk'umuturanyi genda mujyane umenye icyo biratanga ntabwo ubwo yigeze afata initiative yo kuba ngo agiye kumperekeza ibyo twanabifata nko gusibana yewe ubuse nitwabashimira bashimire mukomeze kwihangana ubwo reka dutegereze ubutabera kandi twizeye ko dufite ubutabera icyemezo kiri tariki 16 natwe turabashimiye nk'abantu bitabiriye iminsi 30 yo kuburana ari hanze nawe ngwino tukubwire murakoze cyane yego murakaze turabashimiye
genda saba uratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire